Kirango kuboko kwawe kirango ariko Minaji udakura amenyo abasore muri yango mufanye uri cyawe ikorera hano ku mutwe cyawe ikorera ku mutwe ikorera ku mutwe yasha nyakira ngese shake your booty shake your we twereka ibyo wigiye kuko ndi Nicki Minaj kandi ko kasikana Nicki Minaj ndabona amazi no kurana watuyirukiza nako Oh yes, reka nongere ngwereze ikaze dukurikiranye ku Igeno Media TV muri kumwe na Nyashye Rwanda rwanya rwakaza muri show y'Abanyarwanda bagasuka mutano sasa nabwo asamatara gacyaga gasambi muri cyari ku Igeno Media TV irebere byinshi byiza twa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitondo gusaba kuri subscribe nimba utari wayi kuranditse nawe kuzana kwinyanga gusaba cyane kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zimaze imisi mwinginga ngusaba cyane kunyandikira muri commentaire kugira ngo rebe cyakunze itakunze kugira ngo menye ngo nonge ki cyangwa se ndagabanye iki reka nguhereze ikaze reka nguhereze ikaze uri muri Amerika z'Uburayi Afrika Australia barimo gujye uturanya Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru asirazuba uburengerazuba ndetse no mu majyepfo reka mubwire ku buryo butandukanye sibyo rata mama we mama we niko sewe mbanyina wakintu nongeye kuzanga basuza cyane mbakunda yabituvugiye rero munje ndi mama wa papa Masenya na Pamela musanzwe munzi bandiko isabe iri kugiye none umugore hano bamwita Tony cyangwa Nicki Minaj mumeze muteneze ko ibintu ari fresh sana rero nkaba nanjye mbasuza mbashimira cyane ko twongeye gukorana Nyashye mu Rwanda rwanira abarwanya abarwanya bikomeye cyane derukana kera mumese mute derukana kera Nyashye iri channel yitwa ngo kingo Igeno Media TV Igeno Media TV urumva ko Igeno sa yose mwahura nyine ni Igeno ya neza wakintu twose tuba turi hejuru kabisa mwaka mushya nawe kabisa umwaka oya mwaka mushya mwifurije abantu bari hakurya hariya no hakuno hano n'imbere cyane ni ikintu mugomba kwirinda ni cyane gisa nacyo amena wakintu deruka cyane harakizwa na Nicki Minaj tuba turi kumwe rimwe na rimwe imboga yo kuvuga ngo Nicki Minaj ndabona nazi yes uyu nguzo saba zifite wakintu yewe buriya ntabwo njya kubona umunsi wambaye ikoti kuri namba ibintu by'amakoti yambaye ibintu nyine ukuntu namba utuntu nyine wavunitse gutya ni tayari rero ukuntu bisemera hari imvune munavunikamo by the way ukavunika uzibera ukuntu riryara cyane naryoha reba mwaya amaze barikana bariroma mino nyenyeri urumva none yarangiza akajya kuri twikira akaritwikira bara riragaragara gutya ko gutyo ko ni fresh sana ariko si uho gusa nahaguruke munamurebe haguruka abantu bakureba hari ibintu wa cameraman wamubona bamwita Nicki Minaj ufite ubwoba ahubwo ngiye hari n'amakuru mfite amakuru kuri Nicki akantu gushaka ko namba kana ko timba kumbangamira ko ari ibintu bitambangamira ariko mana ya oya wongera uhaguruka abantu bakubona uhaguruka hari ibintu bitubanga mubara munde oya gira hariya kirara abantu bakubona utuwe dusiporo suzi udusiporo uzi n'utuwe ibintu ko mara biri gukora ngaye nekeni mwana shake your booty wawita Nicki Minaj ushobora kugira gute haguruka ngiye nkwereke ushobora gukora karitoma ukamanuka hasi kwa kundi bajya bagira bati niko kantu ushaka gukorera we tudukorera twagiye muri tayari turi tayari twagiye umanuka gutya barahita banzanira iki gikonje nimanuka uko ibintu bihinduye isura dore kuntu bigenda uragira gutya ibintu bihinduye isura ubwo bahita bazana ari akantu hari gakonje we twereka ibyo wigiye kuko ndi Nicki Minaj kandi ko kasikana Nicki Minaj ndabona amazi
uwo ninjye Nose mama wa papa we nawe bigerageza. Nawe oya bigerageza. uwo nini yagerageza biroroshye uba wumva utavuna bikore noneho mu buryo buri slowly bikore mu buryo bikore mu buryo buri slowly bana bahorana zanekereza kabongerera ino bintu wabikora oya wabikora ariko we mwerekere none mwerekere murakore kana n'udusiporo n'udusiporo dusanzwe ni nkuko bajya dukora duhagaze duhagaze nta kibazo umanuke siro niba nyine ugenda gake nyine ugenda gake ubanza ubundi ugacunga hano meze urumva ukagenda gake ukagera hasi nahano kurana watuhindukiza n'akaguru abe mama wako ari umuntu ufunguka kandi nukubuko Sanza nawe batega bihari. Ndabifite ngewe. Ngenda bifite. Bonyendura siporo zinaka. Bonyendura ngiye kumva ko yacimye nsanze nayo. Nusugo wayumva mu ipantaro. Emanutse gutya. Nanjye nyigisha. Nyine urabona umanutse kandi wabishobora. Oya nyigisha ntari. Ona ni umanutse gutya. Gake. Ufata gutya. Manuka gake. Gake. Twagiye tugere hasi. Yariko twashaka bira. Uwo rero niwe bita Nicki Minaj mu mavideo anose wambona mba mbatsamo mama pano n'uyu muntu wazanye nakasama mwizane ariko ntago renze ko atanyitse uramansura ariko bya bindi baza bagafata reba hano reba kwa kundi baza bagafata hano ku ntu ngwino ufata hano ku jewe ndi umubigiseri aba ari ibiki bya bindi bakorera ku kuntuze ntago wabikora ntago babyumva okay njya mu maklipe n'undi ndabyina urabyina ngwino nkoreka akantu nkorera hano mama bapa ngwino hano urabona kwa kundi bafata ku ntuze bafata hano kuri boro nyine bakabyina ubundi umunsi ni show ya danje muhereza abantu muhereza abantu shake your booty shake your mama wa pampe ntagava hari mama ntago uri kujya twebwe none n'abafana badukize reka abanze nk'umwe abanze bikora noneho nawe turajyana mutwandikire muri commentaire turebe umuntu wabishobora bakakingura nyine bakakingura fresh kitanya fresh kakingurura ukabatsamo kanagiye kandi ndumva twagiye ubu ni umuziki mu mutwe twagiye Nicki Minaj mama papa se ko mbona tabara yarararangiye ubuzima iki kiganiro ubundi mwagikuye urabona ko mama wa pampe we aragira cyo gusa ninde kubikora gutyo oya kanaga ari sa imbere gute ubuganda Shiraho ngo kuboko kwawe shiraho ngo ariko Nicki Minaj udakura meni abasora muri ngo mufashe uri cyawe ikorera hano ku mutwe cyawe ikorere ku mutwe ikorere ku mutwe nyakira Jese nafata akabantu bahita bavuga ati nyashya ibintu ugiyemo ni ibiki ako kaguru kawe wakageza ha abana bafite ibibazo wowe abahungu cyangombwa ni siporo nubwo umuntu ababyibushye ko ntago bivuga ngo abantu bazi ko abenshi ari bo bafite siporo abantu babyibushye nta siporo n'umuntu ubyibushye urafata umuntu wafashe igihe agatoboza iherena hano hano afite iherena
urumva urarifite ararifite ahantu afitiye rena ni muzuru wambabariye ko urumva icyo natandi kuvuga nyine mama papa nyine kuvuga ati twakundi barakoze udusiporo kuva kera uri mutoya ewana udusiporo burya ni ingenzi cyangwa ni bya bindi abantu bari gufata ya macupa y'intuze ni bya bindi abantu bari gufata ya macupa y'amahenikeni nizo ziri kubikora zirahenikeni ngo hari amakuru mfite ngo nawe ngo warayikoresheje oya ngatandukana ku buryo ushobora gukora kuriya oya ikintu nzi ubundi henikeni abagabo bataye abagore babo abagore nicyo kintu bifashisha nicyo kintu nzi for sure niba uzi ko wa mugabo warataye umugore wawe umenye ko agiye kwifashisha henikeni nashaka afate umva n'amakesa ngaya arayafata none se reka nkubaze hari umuntu rero none wagufatiye iriya cupa ari kubitamo ikote ari kubitamo karuvati n'abagabo bafitemo bebe akajya arisoma ariko ngo biriya bintu ngo by'amahenikeni ngo bikoreshwa ku bakobwa banini nkamwe niko bavuga iki cyakuriye oya ntabwo ugenda nakoresha henikeni keretse nabuze nyine umusore unkorera fresh hari abasore n'ibyo binanirwa umusore agukorera fresh gute kurya uvuga ati uyu muntu ariko mwebwe mufite inkoni ubundi nta mugabo ugira aba ngaba bafite inkoni nta mugabo ugira cyara mufite shawapi wagiye ugura abakobwa yakire bana bakobwa batako mwifatire azajya nzamura amaguru n'iki dukorane n'udusiporo ukuntu sibyo aho ugarukira n'ubundi wowe tubwire wari kutubwira nicyo kintu ndi kubabwira nyine umugabo ubundi niba uzi ko utazi gukora neza fresh icyo wacisha ku mugore ikindi ndi kuvuga wowe ufite ikintu Imana yaguhaye gishinzwe gukora akazi k'abagore mu gihe icyo kintu kikunaniye uba wagiye wowe rero wagasobanuye uti somaka ifata icyuma ntabwo ifata amazi ntabwo ifata igiti utubwira niba ufite igiti gifata amazi gifatisha amazi utazi gufata amazi igende ubundi uko bintu biba bimeze gute ubundi uba ufite igifata amazi ntuze gufata amazi ni ikibazo kiba gikomeye cyane abagabo ahubwo bo bashaka ukuntu babigenze bate reba ahantu ibintu bigeze ariko habuze umuntu kugera impamya ko abagabo bafite ikibazo uwo nguwo wababuze niwe uri kubikora abagabo bafite ikibazo gute wiherera urumva nabo niba basigaye bakubita akanyamerika niba basigaye babigenza gute ugasanga buri gihe uri gukorera umushere wawe ngo wamupfubishe ngo ejo ngo wabyakunaniye ngo ejo ngo urarushye gusa ubwo wibaza ko umugore ari robo wazanye iwawe cyangwa byakuva navuka nta muntu urampfubye nta muntu urampfubye nasi ubundi umugore ng'amabuno nk'aya ngaya ubwo yapfuba gute umugore nk'uyu w'igishongore yapfuba gute ntabwo rero yapfuba rwose n'ubu nyiri ko nyine ibyo ngibyo urumva ibyo ngibyo hano tuba turimo tunatera ubusa turi kubaka urugayi ko turi kubaka amago hano tuba tunatera ubusa ariko mubanze murebe kuri gahunda zose sibyo abagabo tujya mu kazi tugataha tunaniwe sometimes abagore cyangwa abakobwa mwamwiriwe ku ma Snapchat, TikTok, Instagram, ama Facebook muhitamo abagabo bameze neza umugabo wiriwe astragoringa tuvuge nkanjye sibyo waranganiriwe mvuga sibyo wowe sheri wanje wiriwe mu cyumba wiriwe usinapinga wiriwe ucatinga wiriwe ukora ama chat agiye atandukanye ikintu mvuze ubwo ndi kukuvugira bana bane babona ino sura itaboneka nkuko batuzi bazaduhamagare twongeye dusubiremo ino nkuru nijoro ko mba mbisabye ngewe nkanjye mama papa masanya nta kibazo noneho urumva ariko muramutse mutatubonye neza bihanga twongeye muduhamagare tuzagaruke no kuvuga ngo urumva nibyo nakubwiraga niriwe muri izo struggle ngeze mu rugo cyangwa se ngiye guhura na sheri wanje we yiriwe aho ngaho yimenamwe amabenzi ibiki ndananiwe ikibazo kiri kuri njye kano k'amabenzi ntago ari sawa kubwo ahubwo wimenamo icyayi mayoneze amavuta ndagira
ndagira ngo nta hantu bihuriye ku buryo ki udagomba kunoza inshingano zawe ukamenya ikintu ugomba gukora. Nicki Minaj ndagira ngo utwereke utundi dusiporo uzi urumva noneho na mama papa atwereke utundi dusiporo azi dusoza ikiganiro. Twagiye dusiporo ntuye mama reka twereke ugiye gukora kahe ubwo maragira ngo tujye hejuru muze mudukorera hano. Ugiye gukora kahe gasiporo ubu gahunda ihari gahunda ya siporo mumbyutse arakani gasiporo akosu akanga ariko akoze izo zaba ari budomino subwo sikure nyine nkurano zinda yes zinda reka nanjye ngakore tuye ko ngashobora abo kamerama uri he sakase arimo aragihenesha Yesu njye nuko narifiti nishoboye wowe wagumaga uryamye no subo ndi muntu ntabwo uzi ko azabudomino mama pare kare ntabwo umuntu ayikora areba hariya reka jana nkwereka kandi vayo hano icara hano gahunda ubwo ni hasi nyine turore barajya icara hano nkwereke icara hasi ni nijoro icara we nkwereka kandi we ngo kamwereka nashaka kukwereka kandi gasiporo kanyereka ndagasubira gasiporo wakigiye fatana kana nagaruka mutangira ni siporo ese nakwereka ako kibazo arasutse oya reba kora akantu ukuntu wari ugakoze ongera ugasubiremo uhita utera rondage uhita bakubitira tunasoza kwikomereza nk'abasirikare wakamubishe oya nta kibazo turagura isabune ubonye ntagakoze fresh ngagakore oya ngaho dusubire twagiye rimwe we twagiye nyine twagiye tugakora twagiye uretse wereke ego wamubonye sheki kabisa reka dusoze ikiganiro cyacu Nike na mama wa Pampe ewana tuzongera tubagarure mudususurutse mutuganirize ibintu bigende neza cyane ikintu ubwira abakunzi bawe ikintu ubwira abakunzi banjye twakoze bwije kubera ko nanga imvura iri kugwa aho turi mwihangane uko mwatubonye nimuzatere comment niba tutari beza cyane tuzongera tuze dusane ikintu cyatwanje twibanze uyu munsi nyine nabaye wa mbere oya muduha amanota niba ari Tony mutubwire uyu munsi umva abakunzi banjye ndabakunda ikiri mwibuka gukora subscribe kuri channel ibintu byose bigiye mubikurikirana bimeze neza cyane turabakunda cyane nakagaruka bye bye